ko Nyabisindu harimo akagendo pe. Yego harimo akagendo. Ese ni hahandi haya hirya so ukoze urugendo pe. Ariko ntabwo ari rurerure cyane. Ni rurerure. Urabona utabize n'icyo. Ndabona Scovia se haraho mwamutuye. Scovia hari utuntu yaragiye gukora ariko ntabwo ararangiza. Mwamumpamagariye se akaza tukavuga. Wamushakiraga iki se ubundi? Nje kumusura ngo nanamusobanuza ibyo ku ishuri kuko njye ntabwo njyamenye ibyo banditse. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Kubera icyo utamenya ibyo banditse? Hari igihe niga rimwe papa akansibya yirirwa ku icupa gusa ntiwanabimenya. None se agusibya ngo ukora iki? Ngo nirirwe mbagara imboga ziri munsi kandi ntabwo ajya zisarura zirumagara. Yo kubera kubura ifumbire. Yo ese nibyo Scovia se reka muguhamagarire noneho mube muganira. Yego Scovia kandi mama bayo muganiriza umushyitsi. Iminsi myinshi komeye. Amakuru si ubu se uturutse hirya iriya koko yuwe ubu se ubundi wananiwe disi. Reka mbegiye rero njye hari utuntu ngiye gukora Zuzuwe. nta kibazo. None se Zuzu ni amahoro? Ni amahoro gake. Ni amahoro gake? None se ko mbona akavura kaguye mana uragatamura cyangwa urarara? Ndagiye n'umuzi wawe papayi yarara mpondagura yanyica. Buriya ubu ngubu kuva wabaho nturajya ahantu ngo basure koko ngo urare? Oya. Yo disi ni uko wimereye. None se kubera iki wambwiye ngo ni amahoro buke? Wowe ntuzi biri mu rugo. Hari igihe mbwirirwa nkanaburara, hari igihe biba icyumweru. Sukirisiti icyumweru cyose mutarya? Yewe. Nase papa wawe bari hehe? Aba yibereye ku icupa. Harya mama wanyu disi nawe yarabataye? Yo no gukomeza kwihangana nyine nta kundi. None se ikibazo kinyine ndakubaza. Ikihe kibazo? Ikibazo papa nabo mwarimu yambwiye ko nta makaye mfite. Ntabwo njya nandika. Mba n'umuswa kubera ntabwo njya nandika. Rero mwarimu yantumye amakaye n'amakaramu. Mbibwiye papa ngo ninzafata ibyo mfite kandi nabyo byashizemo sinjya nandika. Yo wiga mu wa gatatu kandi wiga ni karimo? Ntabwo si ikayi nabonye ari ikayi. Yo have ndebe reka ndebe hari amakayi nasigaje. Reka nkurebere ko rwose hari icyo nakumarira. Abakire babaho mu buzima bworoshye koko. Yamba nambaye imyenda yacitse kamukumarisha kuko naho yacitse. Mwese Zuzu uri mu biki? Ntacyo. Zuzu uri mu biki? Ntacyo. Akira utu dukayi uzarebe uko wiyeranja. Yesu urakoze. Reka nguhe no kuri amafaranga rwose. Akira. Yesu nayanjye. Nayawe rwose ndayaguhaye.
naho ubundi se muri aya mafaranga urabona yuko amakaye adahagije, ariko nyine nayo nguhaye nta kibazo. Muri aya mafaranga ushobora kuzaguramo amakaramu, ukaguramo n'andi makaye kugira ngo wongere aya ngaya, kugira ngo nyine umwarimu atazongera no kukwirukana. Kandi nibiba na ngombwa uzagura izindi nkweto, dore izi rwose zirashaje. Rwose aho ngaho muri aya mafaranga uzaguremo n'inkweto nta kibazo, sibyo se? Erega inshuti nicyo ziberaho. Kobe ndatashye. Yego nta kibazo, ahubwo se mama uragenda utamusezera kamuhamagara. Mama! Karame mwa! Ngwino usezera umushyitsi. Ibi yabikuye hehe? Nyine nakumvise wankunguzi sikoze. Ibi ngibi we wabikuye hehe? Wabikuye hehe? Kutavumvura se wabikuye hehe? Yagi nabumvise umva uko winji mubana ari kusohoka kandi ntabwo ari mu muryango w'abavura imbabare. mama kubyo ukoze ikoze aho wankunguzi uzi kuzabikora koko ugafata amakaye wagakwiye kwigana ngo uyiguhenye ko nose ko nasaguye. ariko ntabwo wari kuzajya uyakoreramo exercice n'amafaranga yego koma aya mafaranga uza ahantu aba yavuye. Ariko mama nyine aya mafaranga uza aho aba yavuye. ariko mama nyine mumbabarire nawe. none kuki utabanje kubimbaza ko nabonaga ababaye rwose, ubu nari kubura kwihuta. hano nakubwiye ko atari mu muryango w'abavura imbabare, ntabwo ari muri Croix Rouge. Ubwo muwe narwo wembe menya si majya ariko ntibitewe na sikoze.